papa Oui. aramutse Aramutse neza. ubyutse ute Aramutse neza cyane. so ngiye kubona ubona ndasetinze baguhaye mikoro ati ngiye kukubaza ibibazo Aha. ntabwo ufite se ntabwo wikanzemo karaga siripurize Wapi. Ndabizi ko iyo wambaza mfite ubushobozi bwo kubisubiza naba ntabufite. Umunyarwanda aravuga ngo ntago wanigiraho umuhogo utari. kuko umwana wa mugani naringize ngo ugiye kuvuga ngo ntawiyima umwe mahari muya ntawe utanga icyo adafite. Oya, urumva icyo bisobanuye nyine ngo ntiwanigiraho umuhogo utari. Ni ukuvuga ngo ntiwanziza ibintu ntazi. ubwo rero ugomba kuba ubizi nutabimenya ndabikuziza ngaho re. Aha. ndashaka kubaza ngo nashaka gusaba ngo ungire inama. Actually sinzi niba ari ikibazo cyangwa niba ari inama cyangwa niba ari simbizi ukuntu ndi bubyite, ariko ubwo numara kubyumva nibwo uri bumenye uko ndi bubyite. ndashaka kukubaza ndashaka gusaba inama. ubu ngubu uramutse ugiriye umuntu neza, ukagirira umuntu neza ubikuye ku mutima ukabishyiramo n'imbaraga ubishaka pe, ariko bikakuvuna, ariko ukabishyiramo imbaraga kugira ngo ubone nyine ugira uwo muntu neza, ukanabigeraho ukabikora. wamara kubikora cyakuvunnye pe, umuntu bikoreye ukabona abifashe nk'ibintu biri aho, usibye no kubyoroshya nta n'agaciro bihaye, mbese akweretse nk'aho nta kintu kirenze ukoze tu, mbese ntabwo nyine ariyakitinze nk'uko wowe wabishakaga, cyangwa wenda ngo ubone yuko nyine ineza nyine wowe yakuvunnye, ikintu wowe cyakuvunnye ubona yuko kimugeze ku mutima. wakitwara gute? wakumva umeze gute? Okay, first of all, ntabwo ugomba gukora neza kugira ngo ugire umuntu nyine ugushima. urakumva? icyo ni icya mbere. ugomba gukora neza, don't just kugirira umuntu neza utiteze ko azabikwishyura. niko navuga. ibyiza ni ukubikora nyine nk'umuntu uri kugirira neza ashobora kuzagushimira cyangwa se ntagushimire, ariko wowe ukaba warabikoze kandi ntibigire icyo biguhinduraho cyangwa se icyo bikubwira nyine ukabitesha agaciro. gusa nanone nyine birababaza iyo ugiriye umuntu neza we ntakwiture cyangwa se ntanagushimire. ko gushimira ni umuco. niyo yaba ari n'umwana wawe umubwiye ati mpereza kariya kantu akakaguhereza, ukwiye kumushimira ukamubwira ati thank you. so rero gushimira ni umuco, kandi burya wa mugani bamaze iminsi baca bavuga ngo ntawe ugorora ikijumba. bavuga ngo iyo umuntu atabyize mu butoya, atabyitoje nyine kare, ntabwo n'ubundi abikora akuze, niko navuga. so rero hari abantu rero baba bateye gutyo nyine atazi kure kubonayizinga nyine ngo abe yashimira umuntu wamugiriye ikintu cyiza. gusa si ibyo ngibyo gusa, nyine ugomba gusa naho wowe bitakubabaza, bitakugiraho ingaruka ngo wumve ubabajwe nabyo, ukabyihorera nyine nta kundi.
ukagirira n'umuntu neza ukamugirira neza ndetse cyane mukabana mukagira ibintu byinshi cyane bibahuza finally azasanga ahubwo aragenda kuvuga nabi bikarangira nabi mugashwana akagenda kuvuga nabi. hari n'ukuntu buriya naje gusanga hari n'ukuntu umuntu aguha nka basics. tuvuge wenda mu buryo bwa business. umuntu ashobora kuguha ibihumbi 500 urakumva noneho yaguha ibihumbi 500 akaba ari byo utangiza ndetse ukabitangiza rwose bigoye ariko bikagenda bizamuka noneho ukazageraho ugira nka miliyoni 100 urakumva mu by'ukuri iyo umaze kugira miliyoni 100 ntabwo wa muntu waguhaye ibihumbi 500 sinzi ubona ari nkaho nta kintu nyine yigeze aguha niko navuga urakumva ubona urumva ntabwo ukimuha agaciro nk'umuntu ubu ufite wenda ubugeze nko mu gihe ushobora nko kubona tugenda nka miliyoni wenda tuvuge wenda ukaba nayibona wenda ku munsi cyangwa se ariko ntutekereze ko hari umuntu wa wundi waguhaye kakandi ko gutangiriraho nubwo kari gatoya ariko niko watangiye niko kabyaye ibyo ngibyo. so rero naje gusanga niko abantu benshi cyane kuri ubu ngubu bameze. ugasanga kubera ko ageze kuri level runaka yibagije ko hari uwamufashe ukuboko nubwo kari gatoya ariko ntiyari agafite. so rero nyine ntibikwiye kukubabaza just ujye ubyakira nyine ko nyine ari uko bimeze. none se ubwo ngubwo uwo muntu uba uzongera ukagira umutima wo kumugirira neza ko reka nkubwire iyo ukeneye umuntu inshuro imwe akakugirira neza ntabwo biba bisobanuye ko utazongera gukenera ko yongera kugirira neza. hari ikindi gihe kiba gishobora kugera wenda ukongera ugakenera ko nyine yongera akakugirira neza. umuntu nyine wagiriye neza gutyo akabifata uko nguko akabyambura agaciro cyangwa se ntanakwereke ko wenda nejejwe n'ikintu ukoze kandi wowe wumvaga washyizemo imbaraga nyinshi uwo muntu uba uzongera ukagira umutima wo kumugirira neza. usibye ko ubundi abantu nyine batagira isoni usibye ko wenda hari kwa kundi nyine gushirika isoni ariko ubundi normally umuntu nk'uwo nguwo tuvuge wenda wagufashe nabi cyangwa se wakuvuze nabi kandi waramugiriye neza mu by'ukuri ntabwo aba akwiye kuzagaruka kwaka ubufasha urakumva akenshi ntabwo aba akwiye kuzagaruka kwaka ubufasha ariko nabwo ndi kuvuga wenda ashobora kutagaruka ngo kwaka ubufasha kubera ko wenda biranashoboka ko hari n'igihe ushobora kuba wabumuhaye atabugusabye wenda pe ariko ubona ko abukeneye ukabumuha nanone ku yindi nshuro wowe ukongera ukabona ko hari ubundi bufasha akeneye nabwo ushobora kumuha ariko ku nshuro ya mbere atarigezeho agaciro ubufasha wamuha ineza wamugiriye bwa mbere urabikora n'ubundi uwo mutima si ukawukure njyewe mba numva narakaye uyu muntu ariko ashobora kuba ari mu ihudo pe ubwo nawe ugenda peperana. ni ukuvuga ngo uriya byanze bikunze umuntu wese uzabona akeneye ubufasha urabumuha namara wati. njyewe rero reka nguhe sitori impamvu mbikubajije byambayeho umwana ndababara ndavuga ku mana natekereza imbaraga nashyizemo nagenza ibirenge birashya nikozemo ndashirirwa maze gushirirwa nitabaza inshuti n'abavandimwe
kugira ngo mbone icyo kintu kibaye nyine kirangire kuko numvaga nyine ari bwishime nkumva ndi bube nkoze ikintu cyiza bamushakaho iki ari kugendera cyangwa ari kugendera mu muhanda wa bisi atwaye umuntu n'ibintu okay uri kumva pa numva ntako ntagize ndi ku expectinga nyine ko ari bwishime akavuga ati urakoze Imana iguha umugisha ari bwishime uzi ndangije nahise mbona ari nkaho nyine n'ubundi yari yarabipangiye ko ariko ngomba kuzabigenza uko byagenda kose kandi ko mbese mbona abifashe nkaho nyine nta kintu nyine cyadanje nkoze nyine nagombaga kubikora nubwo bwose nyine bitari mu nshingano zanjye ariko nagombaga kubikora mbona rwose nta n'ikintu bimubwiye nta no kwishima byibuze niyo atagushimira ngo avuge ati nyine ubu urakoze ugize neza nyine byibuze numvaga wari bwishime avuga ati ikintu kirakunze kuko yari agikeneye pe kandi ubona ababaye pe ngira ngo ari bwishime nyine avuga ati ibintu birakunze biciyemo ya cerebure reka da ishwi abantu ariko bararakaye bararakaye pe ibintu ntabwo bikimeze nk'uko byahoze amayifurenge urumva mana numva ndababaye noneho hari n'ukuntu umuntu adashimira ikintu ukoze ukabona nyine aranakinenze akanakinenga akanatangira ukabona nyine ashaka kureyakitinga nk'aho wabikoze neza 100% uko yabishaka ntabwo wabikoze neza 100% uko we yabishakaga kandi ntibyari mu nshingano zawe ntuzi ko hari umuntu w'ibihumbi 10 avuga ati utungutu ngayo ntacyo yamarira rwose gusa turamfashe iki nta kundi nyine ubwo ariko uzashaka ukuntu twongera tu ibyo bintu birababaza niyo umuntu nyine njye sinzi ukuntu nabifashe numvise noneho ikintu cyabayeho narongeye mbona ari muri situation nyine yuko akeneye ubundi bufasha kandi mbona nabwo nakwihiringa nkabikora ariko nibuka ko hari ukuntu ndi bubikore nkabona n'ubundi oya reka nkubwire ikintu cyabaye niyo mpamvu ndi kuguha iyi story urumva narabyibutse ko n'ubundi ninza kubikora n'ubundi biri bugende kwa kundi numva ncitsemo intege numva nanone ndongera ndababaye ariko ikintu naje kwibuka ko ineza igaruka bijyampaye kuraje ku buryo udashobora kubyumva naje kwibuka ko ineza igaruka uko byagenda kose ikakugarukira ititaye ko umuntu wabikoreye wayigiriye yagushimiye cyangwa se yishimye cyangwa yanyuzwe iyo irakugarukira uzi ikintu cyabaye se nahise mbikora nk'uwikorera nahise mbikora noneho nk'umuntu uri kwirwanaho uri kwikorera ukeneye yuko iyo neza igomba kuzangarukira ntitaye kubo undi buyigirire uko ari bubyakire ikintu kirenze n'ubundi kwa kundi natekereza uko yabyakiriye bwa mbere niko n'ubundi yabyakiriye n'ubwa kabiri ubwo noneho nta nubwo nababaye nahise numva nyine kuko nari namaze gusetinga amayindi yanjye yuko ngomba kubikora nk'uwikorera iyo neza ikazangarukira kuko uzipa nk'uko inabi igarukira umuntu byanze bikunze ikintu kibi wakoze ugisanga imbere n'ikintu cyiza wakoze ugisanga imbere byanze bikunze ngewe ubwo icyo kintu niyo wankoropa ntabwo kizamvamo cyahise kisetinga ako kanya mpita mvuga ni ukuvuga ngo nyine mayindi
naramaze kuyisetinga uko byagenda kose nta kintu na kimwe cyabihindura ni ugukora ineza nyikoreye mparanira ko ngomba kuzayisanga imbere ngomba kuzahura nayo. Urakoze cyane rero kudusharinga story yawe kandi ndakeka ko n'abandi wenda bazabyumva bizabafasha. Tujye tugira neza ariko kandi cyane cyane abatugiriye neza twibuke gushimira kuko umuntu wakugiriye neza ukamushimira nawe nyine arishima nawe biramushimisha itabona ko wowe bishobora kuba byaranarangiye yarakugiriye neza hanyuma akazagirira n'abandi neza kuko ashobora kuvuga ati uyu muntu nagiriye neza ntangiriye neza ni nako bisigaye bimeze ukaba tubona nyine yacitse intege nta nubwo akita ku bantu kandi hari abandi bakeneye ubufasha nyine so rero tujye twibuka gushimira kandi tunagire neza mu gihe tubishoboye tubifitiye ubushobozi. Urakoze cyane ubwo n'umuntu uzumva ubutumwa nawe turamushimiye Imana imuhe umugisha. Murakoze cyane turabakunda cyane. Asante.